Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Aizo TV aho tugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko twibanda ku nkuru z'ubuzima. Ndagira ngo muri aka kanya rero tuganire kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iyi ndwara yitwa hemorrhoide. Hemorrhoide ni indwara imeze ite? Ni indwara abenshi bayihaye izina ryitwa indwara y'akarizo. Ni indwara mbi, ni indwara ibabaza, ni indwara utitondeye kuba ishobora kukuzanira ibibazo bigiye bitandukanye. Hemorrhoide ikunda kurwara abantu benshi, waba ukize, waba udakize, waba ugira isuku, waba utagira isuku. Hemorrhoide yibasira abantu benshi, ingeri zose, abakire, abakene, abantu babayeho neza, abantu baciriritse, bose barwara iyi ndwara bita hemorrhoide. Hemorrhoide ni indwara nk'uko nari maze kubikubwira, indwara bita indwara y'akarizo. Ni indwara imeze ite rero? Hemorrhoide ni indwara ifata ku mitsi y'ikibuno. Imitsi y'ikibuno rero murumva iyo ariyo. Imitsi y'ikibuno ni ukuvuga ngo iriya mitsi yegereye hariya umwanda usohokera. Ni ukuvuga ko hemorrhoide rero niyo ndwara iyo ngiyo niko imeze. Ni ukuvuga ko rero hemorrhoide uyirwara bitewe n'iki? Tugiye kurebera hamwe rero igishobora gutuma urwara indwara ya hemorrhoide. Hemorrhoide nyine ndabisubiramo, ni indwara bakunda kwita indwara y'akarizo, ikaba ari indwara ifata ku mitsi y'ikibuno. Imitsi y'ikibuno ni iyihe? Nongere mbisubiremo, ni ya yindi iri hariya hegereye aho umwanda usohokera. Ndatekereza ko aho ngaho turi kumvikana, cyangwa se nta muntu utamenya iyo mitsi aho iherereye. Hemorrhoide ifata ite, cyangwa se umuntu ayirwara gute, cyangwa se biterwa n'iki kugira ngo urware iyo ndwara ya hemorrhoide? Hemorrhoide ishobora guterwa no kuba ukora akazi kagusaba kwicara umwanya munini. Iyo wicara umwanya munini rero ushobora kugira ikibazo cy'imitsi iriya iherereye hariya umwanda usohokera, cyangwa se imitsi y'ikibuno. Ni ukuvuga ko rero iyo wicara umwanya munini, iyo ukora akazi kagusaba kwicara umwanya munini, ushobora kurwara indwara ya hemorrhoide. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma urwara indwara ya hemorrhoide ni igihe ukora akazi kagusaba guhagarara umwanya munini. Rero niba ukora akazi kagusaba guhagarara umwanya munini, ushobora kurwara iyi ndwara ya hemorrhoide. Ikindi kintu gishobora gutuma urwara indwara ya hemorrhoide ni igihe ugira uburwayi bw'indwara ya constipation. Icyo bita constipation nabivuga gute? Uyu muntu afite ikibazo cya constipation, iyo agiye mu bwiherero ntabwo yituma neza. Ni ikibazo cy'indwara y'impatwe. Impatwe, ukajya kuri toilette, wajya kwituma ukituma mu buryo bukugoye, bikakugora, ukumva umwanda nturi gusohoka, ukikanira cyane, ugashiramo imbaraga kugira ngo urebe ko umwanda ushobora gusohoka, ariko bikaba iby'ubusa, hagasohoka ibintu bimeze nk'ibyuka, cyangwa se hagasohoka utuntu tumeze nk'uduce, utuntu duke. Iyo niyo ndwara bita indwara ya constipation. Kwituma bigoranye niyo constipation, icyo bita impatwe. Rero iyo urwaye iyi ndwara ya constipation, ukunda kurwara indwara ya constipation cyane, kubera ko iyo ugiye mu bwiherero kwituma cyangwa se kwihagarika bikunda kukubera ikibazo, mu buryo uba wikaniramo, ushiramo imbaraga, iriya mitsi nayo iragenda ikaba ishobora kugira ikibazo. Iriya mitsi iherereye aho umwanda usohokera niyo igenda ikagira ikibazo. Rero iyo ukunda kurwara iyi ndwara ya constipation, batubwira ko ushobora kurwara, cyangwa se bishobora kukuviramo n'indwara ya hemorrhoide. Niyo mpamvu rero ya gatatu ishobora gutuma urwara indwara ya hemorrhoide. Impamvu ya kane bavuga ko ishobora kukuzanira iyi ndwara ya hemorrhoide ni igihe ukunda kurwara diyare. Diyare ni uguhitwa, cyangwa se diyare ni uguhitwa. Iyo rero urwara indwara ya diyare,
kubera ko nawe uba ukunda kujya kuri toilette, hanyuma wagera kuri toilette mu kwituma cyangwa se kwihagarika bikazamo gushiramo imbaraga, ugasanga uri kwikanira, uri gukoresha imbaraga kugira ngo umwanda usohoke. Icyo gihe rero nabyo bishobora kukuzanira indwara ya hemorrhoide. Ndatekereza ko ibi ngibi biri kumvikana. Noneho rero tugiye kurebera hamwe ikintu cyakumenyesha ko watangiye kurwara iyi ndwara ya hemorrhoide. Mu by'ukuri rero hari impamvu nyinshi zishobora hari ibimenyetso byinshi ushobora kwibonaho ugahita utekereza ko watangiye kurwara iyi ndwara ya hemorrhoide. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ni ibimenyetso cyangwa se ni impamvu zigiye zitandukanye abahanga bahuriyeho batanga bavuga ko umuntu ufite ibimenyetso agomba guhita atekereza ko arwaye indwara ya hemorrhoide. Ni ibihe rero? Ni igihe wumva utuntu turyaryata mu kibuno. Ni ukuvuga ko rero hari ukuntu wumva mu kibuno washimamo, wumva utuntu tukuryaryata, ukumva ntiwatuza, ukumva wakozamo ikiganza ugashimamo kuko uba wumva utuntu tukuryaryata turyoherera, ukumva ntiwatuza. Mu gihe rero utwo tuntu wumva utatwihanganira, wumva utuntu turi kugenda tukubongamiye mu kibuno, kumva washimamo, kumva washaka ikindi kintu wakoresha ugashimamo, wakoresha igiti, wakoresha intoki zawe ugashimamo, kumva ntutuje. Icyo ni ikimenyetso rero kikwereka ko watangiye kurwara indwara ya hemorrhoide cyangwa se indwara y'akarizo. Ikindi kimenyetso rero ugomba kwibonaho ugatangira ukagira amakenga ko ushobora kuba watangiye kurwara cyangwa se ufite ikibazo cy'iyi ndwara ya hemorrhoide, ni igihe ujya kuri toilette ku bwiherero, hanyuma warangiza kwituma, mu gihe uri kwihanagura ukabona haje amaraso. Igihe rero umaze kwihanagura ukabona uhajeho amaraso, tekereza ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'indwara ya hemorrhoide. Ushobora kwihanagura kwituma amaraso cyangwa se kwihanagura ugasanga hari amaraso bitewe n'indwara, bitewe n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, bitewe n'inzoka, n'indwara z'inzoka n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko mu gihe nanone ugiye kuri toilette ukituma, wamara kwituma wakwihanagura ukabona hajeho amaraso, tekereza ko cyangwa se gira amakenga yuko ushobora kuba wararwaye iyi ndwara ya hemorrhoide. Iyindi mpamvu rero ishobora kukwereka ko ushobora kwibonaho ugatekereza ko ushobora kuba urwaye indwara ya hemorrhoide, ni igihe wumva iriya mitsi yo ku kibuno cyangwa se iriya mitsi y'aho umwanda usohokera, iriya mitsi yireze cyangwa se ukumva uburibwe cyangwa se ukumva iyo mitsi irokera. Hari ukuntu wumva iriya mitsi iri kukurya, iri kubyimba, iri kokera cyangwa se ifite ubushe. Mu gihe wumva umeze gutyo rero tekereza ko ushobora kuba wararwaye iyo ndwara ya hemorrhoide cyangwa se watangiye kurwara iyo ndwara ya hemorrhoide. Ikindi kintu rero ugomba gutekereza mu gihe wakwibonaho ibimenyetso cyangwa se bishobora kukwereka ko urwaye iyo ndwara ya hemorrhoide cyangwa se watangiye kurwara indwara ya hemorrhoide, ni ukubyimba aho umwanda usohokera. Hariya iriya mitsi aho umwanda usohokera ujya kumva habyimbye, kumva harabyimbye, ukumva ufite ikibazo rwose cya constipation, ukumva urabyimbye nyine, ukumva iriya mitsi irabyimbye. Igihe rero iriya mitsi wumvishe yabyimbye, ukumva harabyimbye, harashushe, hari kokera, ibyo ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara ya hemorrhoide. Ikintu rero wakora cyoroshye mu gihe wumva hokereye, habyimbye, ibimenyetso navuze haruguru, ibintu ugomba guhita ukora mu gihe wumvishe ugaragaza ibi bimenyetso mvuze haruguru. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bidasaba ibintu birenze cyangwa se bigoye. Ntabwo ibyo wakora bigoye, ni ubu buryo wakoramo. Rero mu gihe wumva ufite icyo kibazo cyangwa se ugaragaza ibyo bimenyetso, wakora ibi bintu ngiye kukubwira. Ubwo ni nk'umuti cyangwa se ni nk'inama, ni nk'uburyo wakoresha kugira ngo icyo kibazo ufite gikemuke cyangwa se ukire. Fata amazi ashushe,
fata amazi ashushe uyashire mu gakombe, umara kuyashira mu gakombe ufata icyo bita tea bag. Tea bag sinzi niba abantu bari buyumve, niba nta tea bag ufite urafata akantu k'agapamba, akantu kavuye kuri matera k'agapamba, cyangwa se ufata agatambaro ugende ugafata ugashire muri twa tuzi tw'akazuyaze washize mu gakombe. Hanyuma numara gufata ako gatibag cyangwa se ako gapamba karimo atuzi wajanditse muri amazi, ako gatibag kinjiyemo amazi cyangwa se ako gapamba kinjiye kanyoye amazi, karimo amazi, ugafate. Hanyuma ayo mazi, ako gapamba washize muri ayo mazi y'akazuyaze, ugafate ushire hahandi kwira mitsi yaho imyanda isohokera, ya mitsi wumva yireze, ugende uhakandisha, uhamasa nyine gake gake, ugende ushiraho nyine, wakumva nyine kubera ko ayo mazi abashushe nako gapamba kaba gashushe, uko ugenda ukandisha ukumva biri kotsa, wagenda urekura, ukagenda ushiraho urekura kugira ngo nyine butaza gusha. Gake gake iriya mitsi iba yabyimbye n'amaraso aba yagiye akagenda akabyimbira muri iyo mitsi. Iyo ukoresheje ubwo bushuhe cyangwa se iyo uhokeje gutyo muri ubwo buryo, amaraso aragenda akavura, agakongera akava muri iyo mitsi akagenda. Nibwo buryo rero bwiza bwo gukoresha kugira ngo wirinde icyo kibazo cy'iyo mitsi yaho ngaho imyanda isohokera mu gihe wumva yabyimbye, cyangwa se hari kokera cyane, cyangwa se hari kukurya. Nibwo buryo wakoresha, ugafata agatambaro cyangwa se agatibag abatakazi rero wakoresha agatambaro cyangwa se agapamba kamatera, agace k'akamatera, hanyuma ugashira mu mazi y'akazuyaze hasigaye, ukagufata ako gakoresho wakoresheje kanyoye amazi, ukagenda ukandira kuri iyo mitsi yireze cyangwa se yabyimbye. Hanyuma gake gake uko ugenda uhamasa iyo mitsi, kubera ko iba irimo amaraso yabyimbye cyangwa se ameze nkaho yagumye hamwe yipfunditse, aragenda kubera ubwo bushuhe agahita aba amazi agatemba akavaho ngaho akagenda, hasigaye hakagenda horoherwa. Wamara kubikora gutyo rero ugafata noneho amavuta. Hari amavuta bita amavuta ya coconut. Amavuta ya coconut mwagenda kuyabaza mu isoko, mu mafarumasi, muti turekeneye amavuta yitwa amavuta ya coconut oil. Amavuta ya coconut ntayo mfite ahangaha mbanyaberetse, ariko amavuta ya coconut ugiye mu mafarumasi cyangwa se mu isoko barayakwereka. Iyo umaze gufata ayo mavuta ya coconut rero, mu gihe umaze gukoresha ubwo buryo nari nkubwiye, uragenda ukayafata ukayasiga kuri iyo mitsi nyine yaho umwanda usohokera, cyangwa se kuri iyo mitsi yo ku kibuno, hanyuma ukayasigaho. Mu minsi 3 uba wumva bigenda bikira, ku buryo utashobora kurenza icyumweru hatarakira. Indwara ya hemorrhoide ni indwara ibabaza, sinzi niba mutarayirwara, mushobora kuba muyirwara, ariko kubera ko abenshi indwara ya hemorrhoide iri mu bice byinshi. Hari indwara ya hemorrhoide iza yoroheje, hariho n'indwara ya hemorrhoide iza noneho igoye cyangwa se ibabaza yageze ku rundi rwego. Rero abantu benshi turayirwara, ariko ntitumenye ko ari indwara ya hemorrhoide. Urayirwara ejo ikikiza cyangwa se n'ejo bundi ikikiza bikarangira ntusobanukirwe ko warwaye indwara ya hemorrhoide, ariko mu by'ukuri nta muntu utararwaraho indwara ya hemorrhoide. Indwara ya hemorrhoide nababwiye ibimenyetso byayo, nababwiye uburyo wayirinda, nababwiye uburyo ushobora kuyikora nyine ukayivura. Indwara ya hemorrhoide ni indwara ikira mu minsi mikeya iyo wamaze gukoresha buno buryo nkubwiye. Ngaho nguko rero, niba ujya ugira ikibazo cy'iyi ndwara ya hemorrhoide ukayirwara utayisobanukiwe, nkubwiye ibimenyetso byayo, nkubwiye uko imeze, uburyo yandura, cyangwa se nkubwiye igisobanuro cyayo muri makeya, nkubwiye amakuru afatika. Ikintu cy'ingenzi cyo kuri iyi ndwara ya hemorrhoide, niba wayirwaye menya uburyo wayivuramo uri mu rugo. Ushobora no gufata ibase y'amazi ashushe ukayicaramo umwanya nk'iminota 15. Niba ufashe indobo ibase ugashiramo amazi ashushe y'akazuyaze ukayicaramo nibura iminota 15, ibyo nabyo birayikiza, kuko iriya mitsi iba yabyimbye, iri ku yabyimbye iri kokera. Iyo wicaye muri ayo mazi y'akazuyaze aragenda agatuma iyo mitsi yongeye yabyimbye ireka kongera kubyimba, asigaye ubwo buribwe bukareka, kuko
kubyimba kw'iyo mitsi ni amaraso aba yagiye hariya asigaye, amaraso ntatembera ahubwo akabyimbira hariya, akabyimbira muri iyo mitsi. Noneho wicaye muri ubwo bushuhe bw'amazi butuma ayo maraso avura, noneho ayo maraso akava muri iyo mitsi akagenda. Nibwo buryo rero bwiza bwo kwivura iyi ndwara ya hemoroide. Ndatekereza ko abantu benshi barwara iyi ndwara ya hemoroide, ababyeyi batwite, abantu batwite, abamama batwite, kubera ko iyo utwite inda iramanuka ikagera hasi, hanyuma hari ukuntu ibongamira n'iriya mitsi yo ya hariya imyanda isohokera. Abantu batwite rero nabo barwara indwara ya hemoroide. Murumva ko rero namwe babyeyi mushobora gutwita mukarwara indwara ya hemoroide, mu gihe mwumvishe mwagize icyo kibazo, mbabwiye uburyo mushobora gukoresha mu ahasigaye mukivura iyi ndwara ya hemoroide.